uyu mwana yohereje nk'intumwa iza gutegura inzira kugira ngo ikirego cya bishop kijye kugera mu rukiko. Social media yose irimo mu rwego rwo kwangiza izina rya bishop mbere, none niba numva ngo yafunzwe si ibyasha bibiri. Yajyanyanaga abantu ikuzimu, cyasha cya mbere. Icya kabiri yari amafaranga y'abandi. Icya gatatu amashusho y'urukozasoni. None se wakonya kumugira icyizere? Twamenya amakuru rero natwe nyine ntituba twicaye. Imodoka bamwe barazitaye we bazanye mu modoka. Ubundi nicyo ngukundira. Dufata moto tatwikubisa hano yarafungiye hano Kimihurura kuri station ya police. Tuba tugezeyo turategereza. Hashize akanya komanda araza araduteranya none abakristo we twabuze aho duca kubera imodoka. Abakristo bari benshi mana zarafati no bwa mbere reka mbivuge pe. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira umunsi ku munsi bareba ibiganiro yo kuri Online TV bari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ndabasuhuje cyane, dukomeje urugendo rwacu. Twasamugakire kumwe na Chobi kuri kamera zacu. Uyu munsi ngira ngo dukomeje urugendo bitewe n'isi tuba turi kujyamo, ntago tuzajya tukomeza tugenda twenyine tutabarangira ibintu byiza cyane. Umuntu ashobora kwibaza ngo ni gute umuntu ashaka kubona permis cyangwa se provisoire mu minsi mike. Umuntu bita mwarimu Kirema aragufasha cyane. Provisoire ni mu minsi ne, permis ni ibyumweru bibiri. Ibyo bintu byose umwishyura wamaze kubibona. Uramuhamagara ku 82 082 48 322. Uri mwarimu Kirema akorera Nyamirambo kuri hafi ya tapi rouge. Ubundi dukomezanye urugendo twese tumeze neza cyane. Nta mpamvu yo kutwara udafite permis, kandi mwarimu Kirema bigufasha mu gihe gito cyane. Ndagarutse mu rugendo ndi kumwe na ni Bobo cyangwa ni Bobo? Bobo. Kubera cyatari Bobo. Ni byose kimwe? Ni Bobo sarajya kurira. Ubwo baye uri Bobo rero. Ba Bobo baba barisha. Urajya gukurura. Ba Bobo baba barisha ibyatsi bakurira n'ibiti. Aya masakura yashyiriramo ibiki. Kuvuga ngo ba Bobo yori bibafashe bagakubitamwe igipimo. Sanga bari hejuru cyane. Sanga bari mu bicu. Okay. Je nta nibyo nzi. Ntabyo uzi. Kuva mbaye. Yego, ibwira abantu badukurikiye. Okay. Ariko bamwe wenda basanga bakubona kuri social media, hari n'abagiye kubona bwa mbere. Bundi amazina asanzwe ni Twishime Mugisha Jean Bosco. Ariko kuri iyi mihanda bazi Bobo. Yego, baniryo bamenyereye cyane. Ndatekereza ari ibyo. Bobo abantu bakomenye mu biki? Abantu bakomenye mu biki kuvuze ngo muri no mihanda? Bamenye mu biki? Mu bintu bitandukanye, ibiganiro bitandukanye, aho nye mu buhamya, aho nge aho nagiye nkora, kuko mwiri ritangaza makuru ari ibinyamakuru bimwe na bimwe nagiye nkora. Kubera ko ari ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro, ntago ndi bwinjire mu buhamya bwawe cyane. Ariko ufite ubumuga bw'ingingo. Yego. Byagenze ute? Na accident nakoze. Yego. Na accident nakoze 2022. Ejo bundi itariki 22 z'ukwa 10. So nibwo nakoze accident y'umuriro. Fata tension yamfashe. Kaboko rero karashira biba ngombwa ko bagakuraho. So nubuhamya burebure kuba ndiho nibitangaza iby'Imana cyane. Abantu bamaze iminsi umuntu ejo abantu bakubonye ku rukiko, tugiye kuza n'ubundi uri guha abantu inkuru nshya yuko Bishop Harerimana Jean Bosco ngira ngo n'umuyobozi wa Zerafati Hot Church yego mu Rwanda no ku isi yose, ndetse n'umufasha we bari batawe muri yombi bakurikiranyweho ibyaha.
ariko babaye barekuwe by'agateganyo. Yego. By'agateganyo batanga ingwate y'inzu. Wari uhari ku rukiko. Ubu nitubwire. Byagenze ute? Nabonye umeze nk'umuntu ufite ibintu byinshi uzi, hari byo ndibuze kukubazaho. Abakristo nabonye uriya mugabo ariko ashobora kuba afite kuntu yarabanye n'abakristo be neza. Aya rero twagiye tubona bafunga bashumbuka mutararengaho nyumva. Bivuga ngo abonye hari ibyo nzi. Oya nk'umunyamakuru hari ibyo numva. Biravugwa. Mbabarire biravugwa. Ababizi buriya no nabarezwe n'abarega. Reka nkubwize ukuri sa n'ubugenzacyaha cyangwa rurarukina nabo mu rukiko na perezida w'urukiko ntabwo azi ukuri kuzuye kuko baba bakiri mu iperereza. Oya niyo bavangwa turaruciye rurarangiye ukuri ntago kuba kuzuye. Buriya ukuri kuzwi n'uwarezwe n'uwareze n'Imana yonyine kuko byose ntago bivuga. Umuntu ashobora gucabiranya, umuntu ashobora kubekera undi cyane, umuntu ashobora kwihakana ibintu ari ukuri cyane, umuntu ashobora kubeshyera undi akamushyirikaho ibintu kandi agatsinda ibimenyetso. Mu rukiko hakora ibimenyetso ntago hakora ukuri. Rero buriya ntago navango ndabizi kuko ubizi naba ni banyiri kubikora ndetse n'Imana itureba. Yes. Ngego kuri wowe Bishop wari usanzwe umuzi nk'umuntu umeze ute? Bishop ntago nsanzwe muzi nuko mubona. Yego. Nkuko dukurikirana abandi bakozi b'Imana. Bishop ndatekereza nta nkuru nimwe Bishop Harerimana namukoraho. Harabona nagendaga nkoraho boro buhoro ariko wene ntaramukora y'inkuru kuko nari ntarayibona. Ntabwo nyapfa gukora inkuru. Nari ntarayibona. Ariko ubu yarabonetse. Yarabonetse. Nk'umuntu wari uri ku rukiko. Yego. Shushanyiriza uriya munsi ukuntu wabibonye. Umunsi wa mbere ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 byari kwa kabiri. Yego. Byari kwa kane. Byari kwa kane nibwo hari hagiye kuba iburanishwa ry'ifunga n'ifungurwa. Ntago wibuka ko urubanza rutaraba mu mizi. Yego. Bari kuburana ifungwa n'ifungurwa. Twagezeyo ubwo baratwemerera turamufotora turaninjira mu rukiko. Ikintu cya mbere cyagaragayemo yuko none ubushinjacyaha bw'ubwabo baje dosiye isa nkaho ituzuye. Hari ibyari bitaraboneka. Icya kabiri Bishop Harerimana n'umudamu we Nyiransengiyumva Jeanne bari bafite ibimenyetso muri telefone ariko telefone ifitwe n'ubushinjacyaha. Ibimenyetso bibashinjura. Bafashe telefone zabo. Umwavoka wa mbere aragira ati dufite abatanga buhamya yuko boss karengana. Urumva n'abatanga buhamya bari bahari. Ariko uwo munsi bitateguwe neza. Yego. Undi nyine yari afite abavoka babiri uwo twabashe kumenyamo ni Remy. Undi ntago twamumenya ya mazina ye. Undi ati mufite telefone kandi harimo ibimenyetso. Harimo message ebyiri zishobora gushinjura abakiriya bacu. Umushinjacyaha bango iyo mikoranire none abavoka ba Bosco basabaga ko bahabwa telefone kuba babona ibyo bimenyetso bayisubize ubugenzacyaha. Ubugenzacyaha bango iyo mikoranire yo gusaba telefone ntago bishinzwe urukiko. Ni hagati ya Niba n'ubugenzacyaha natwe. Muzaze tubiganireho. Birangira hafi Harerimana Jean Bosco n'abamwunganira basabye ko urubanza rwasubikwa. Waba perezida w'urukiko arabyemeza asigatanze itegeko yuko bazazana iyo telefone bakuyanga barebe ibyo bimenyetso. Rero bari bahise barushyira ku itariki 29 none ubwo ni kwa kabiri wiki cyumweru gishize. Ubwo twagezeyo bibakasa mutwe. Twagezeyo Bishop ntituzi igihe yaziye. Uriya mugabo ariko n'ubundi bonge nagiyeyo bwa mbere turamura twumva ngo arahari gusa ariko ntitwamenya ahantu ari. Kuri 29 cyo koze ikintu yakoze yahamagaje idini ryose. Ntago munsi n'abafite akazi ntibakoze. Abakristo be twiboneye abakristo baba aribo bavuga. Baravuze
mu kiganiro bagiye babona abakristo bazirafati baraje barahamya. Hari n'umugabo Pastor Claude yigeze gutangaza yuko yapfuye ariko atarapfuye yaraje. Ako ngo Pastor Claude ngo hariya ngo abantu bari bamumereye nabi. Afata Claude ati napfuye ne. Kuko arumbwira ko watangaje ngo narapfuye. Napfiriye hehe? Napfuye nte kandi mpibereye. Ikintu yakoze yahise atanga ubuhamya nahamiriza Bishop. Ati Bishop ngewe nari narapfuye ariko ansengera ndi online ndi kuri telefone andi nako turi kuri televiziyo mukurikiranye online ndakira. Tisuku nari imeze nayimerewe nabe. Haza abandi bakwaza umudamu bangu nari narabuze urubyara ransengera. Haza undi ati ngewe tumaranye imyaka irenga 10 nari umukobwa aranshingira. Hari n'umugabo numubonye ari kuvuga ko yari yaragiye CHK maze ni uwo nguwo Claude yari yaratangaje ko yapfuye ko kayidaba mu manitse. Abakristo bazirafati uremewe ngo Claude yahise aburirwa irengero ku rukiko. Oya nagabari irengero yagomyaho nta muntu ujurwanira ku rukiko yagomyaho banamo nta muntu ujurwanira hari abonye ko jarabo bagiye bamajyanirayo nuko ntago yabuze yanakwana muhaye ama interview ni nawe wagiye uzana nawe wavugishije umwavoka cyo ni nawe wagera mwatakara babituma tubona inkuru ako nyine bara mwatatsa twatangaje ko napfuye ariko ndi muzima ndiho. Ibihamya ni byinshi yaza abakobwa ati hari umwana w'umukobwa wari warasaze wari umeze nk'ufite ubumuga bwo yarwaraga umutwe w'umuriro udakira byaranze aramusengera arakira. Hari uwo ngo yavanye ikuzimu ngo ibintu byine kwa kundi ngo bagenda mu buryo bw'umwuka sindagerayo ntago mbizi. Yego n'ubuhamya bwinshi hari abantu benshi ariko ubwa mbere kuri 24 bwo tumubona bwa mbere bakoze akantu barapanga bari abantu baramubonye bari bake baringaniye akiza bahitagera baramuproteja boss bamwirundaho kujya kujya tuzabona ifoto na video. Byaragoranye cyane. Abakristo bazirafati bongeye kunyereka ko hari abantu bagikunzwe, hari abantu bagishyigikiwe. Rero ku munsi wa kabiri kuri 29 baje ari benshi ariko Bishop nitwamubona. Urubanza rwabereye mu muhezo. Urubanza rwabereye mu muhezo gusa nyuma mu rumaje kurangira twaje guhura n'umumetre we wagiye wari urimo uramwungana mu mategeko atubwira uko byagenze, atubwira ko ibyaha ari byabinda kiregwa, atubwira kandi ko icyizere gihari cyuko yataha. Rero twavuga ngo bahita batanatumenyesha umunsi wo gusomerwa. Byarejo hashize ku itariki 31 n'ubundi tugiye kumva mu gusomerwa Bishop na madamu we barekurwa by'agateganyo. Yego basiga ingwate ariko mu gutaha ko harimo dushya. Twamenya amakuru. Rero natwe nyine ntituba twicaye. Yego imodoka bamwe barazitaye we bazanye mu modoka. Ubundi nicyo ngukundira. Dufata moto. Tatwikubisa hano yarafungiye hano Kimihurura kuri station ya police. Tuba tugezeyo. Tugezeyo turategereza. Hashize akanya komanda araza. Araduteranya none abakristo we. Twabuze aho duca kubera imodoka. Abakristo bari benshi mana zarafati. N'ubwa mbere reka mbivuge pe. N'ubwa mbere naba ngiye gukora inkuru yo kumushumba nishimye. Ntamuzi tutarahura ataransengera. Reka manza ntararenga nta no kuvugwaho ibintu bitari byiza. Vuga kakana. Hari igihe muvuga ngo baba ngo bamwe nabo ngo baduha amafaranga kugira ngo tuze kuvuga neza. Nukuri kose. Harerimana Jean Bosco nta nubwanze ntituranahura na rimwe. Sinzi no rusengero rwe sibye nyine kumubona atambuka nk'abantu tuba muri social media. Ariko nimba hari inkuru nakoze najyaga gukora numva nezerewe. Niyiwe nimba ari n'umushumba ntari gutera amabuye n'icyaha cya muhama. Unyumve n'icyaha cya muhama arimo. Uzi impamvu yabyo
abo babana umunsi ku munsi Samu ntago nzi n'abantu bambona hano kuduhura gutya kwano gutya tugenda ntago banze buri umuntu wamenya nuwo tubana hoye umutima wawe ariko nanone uwo tubana burya yamenya byinshi n'umuntu duhorana kenshi cyane yamenya byinshi kurusha wowe duhura rimwe rero nitegereje ishusho y'abakristo bazerafati mbona ko bishop hari ikintu yubatse noneho witonda utagira ngo niba abakristo baciriritse nkatwe abantu baba bari kuvuga ati mbari miliyoni 10 twe turaziteranya 10 twebwe ngiye nicane mpagaze gutyo mama aravuga ngo niyo zaba hari kigano kora dakoresheje umuntu araje arababaza ngo mwiteguye kwishyura 0 miliyoni 10 ngizo zonyine niyo byaba miliyari yego bayishyura tagira ngo harimo abantu boroheje uyu mugabo rero baravuga ati ashaka kuba hari ibintu Imana yamukoresheje cyane kuba Kristo be reka mvuga iki kintu Samu mvuga Imana sinzi Imana boss kasenga yariyo oya ariko Imana asenga yarabimukoresheje yego yariyo yose kuko Imana uraza kugera handi hantu ndi buze gushyiramo akantu mu kanya ari naho buri Imana nzi niyanjye ndagira ngo tubanze twigiraho ku rukiko nako kuko aho yarafuye Kimironko baje ari benshi amamodoka ari menshi abanyamakuru rero natwe batunguye bose byabatunguye twabatanzeyo baza badusangayo ariko biza kurangira batubwiye ko atari butahe byageje saa 11 saa 12 urukiko rutarashyira muri systeme iranye ya imwanzuro w'urubanza so komanda radutara batero ntari butahe ntago systeme irabarayi barabishyiramo ngo connection zari zanze nagiye rero bya bintu byacuma nkubise inkuru nkubita inkura ni bishop nubwo yafunguwe n'urukiko ariko ntiyatashye ntarayiwe hashize umwanya mitamenya makuru ko bishop yatashye bamurekuye saa 2 zuzuye z'ijoro ubwo mwari mwahageze murarambirwa muri tahira twatashye saa 12 so baje rero kumucyura saa 2 z'ijoro arataha ubu rwose bishop ariwe mu rugo n'umugore makuru wenda ndimo ndagenda numva ku ruhande ntago arabasha kuba bahuyahura n'abakristo ngo bamwakira ko ntibakira abantu kuko yatashya ananiwe ari nijoro urumva nawe hafi by'umweru bingahe hari ahantu sindageramo mani mfashe zanahandinde ariko abavamo numva ko abari danje ntago biba byoroshye nibyende bajya bavuga ngo buriya umugabo mugaseka imbohe yego hari ahantu naha twese ni nk'iwabo twese mugani w'abandi umugabo wese ni time yahisanga n'abagore ukora arakosa ukora arakosa hari abantu baza muri commentaire mudutuka oya buretse uvuza kantu ukora arakosa tuba twavuze none muri commentaire akaba nta naco aziho nigeze agera na kuri tere ugasanga arimo araza tukana tuba twakoze tuba twagerageje kandi zaducitse mujye mudukosora mujye mudukosora ntimukadutukane byiza uradukosora ukavuga tubutaha uzabigenza utya cyangwa se mukaduha n'amakuru yimbitse kuko hari igihugu yaturusha ibyo turi kuvuga avuga ati ibyo ngibyo ninjye mbizi neza yego reka mukanya waruvuze ati Imana bishop asenga sinyiza ariko yaramukoresheje kubera ko twabibonye binyuze mu bakristo yagiye asengera yarashumbye mbere yitabwa muri yombi rye hari inkuru yacicikanye umwana w'umusore wavugaga ibintu by'ikuzimu ngira ngo iyo nkuru ahantu yanyuze ku binyamakuru yanyuzeho na hano yaranyuze nibyo ndi kuvuga wibicekeza ariko nayikuyeho ngewe ngiye nayikuyeho kubera ko naje kubitohoza nyuma nsanga harimo ibintu bitari feya nyikuraho nta n'impamvu yabyo rwose mushumba wa Zerafati ngewe numva naziranye nawe mbere bakiba mu miduha najyaga njya gufata ibiganiro nkora kuyoboka Imana
arabizi ko nta muntu wanyura ku rugendo nta mwanzi watera ntuzi aturutse iwanjye ku rugendo narabitoje nyine nsanga ni bwa buhamye mbona nta nubwo ari ngere nabufashe by the way bwe bwafashwe n'umwe mu bahungu banjye bayishyira ariko nyuma uko inkuru igiyeho hari uburyo nyine utohoza ibintu ugasanga ko ukurikirana inkuru ugasanga harimo ibintu bibimaguye cyane cyane nk'ibi bintu by'ikuzimu bundi simbizi kuzimu bundi nihe bo ibyo bintu niyo abantu bagiye babiburana niyo ugiye mu rukiko ukavuga ngo nari ndi kuzimu ntago bikura kuko ikuzimu barakubwira ati ntihabaho ikuzimu ibintu byose byahariya mu rukiko bisaba ibimenyetso ese ubwo watanga ikihe kimenyetso ko wari uri ikuzimu kereka ntuza niwe bakujyanye kereka wa mutipe wari wavuze ngo nimba hari ubihakana zenge kumwereka aho twabaga ababibwiye bose bagenda basubira inyuma cy'inyuma hanyuma ati tuzagwe ku bandi urumva rero uriya mwana waramubonye w'umusore biriya bintu nabyo ndi kumva ngo harimo ibibazo kimwe nk'uko nanjye nagize amakenga y'uko numvishe ko harimo ibintu bidasobanutse mu byo ari kuvuga by'uburyo bishop yamujyanye kuzimu yamutanzemo ibitambo ariko Sam twagiye dushimiraho twishyikira tutarinze tunashakisha ngo dusegure ngo dushyigikire wangu yaramujyanye noneho akantu kanangaje ngo yaramujyanye nk'umuntu ngo ugiye kumuhesha imbaraga ngo bajye bakorana bajye bakorana samureka nkubaza uvugishije kuri mwana ko wamukoresheje urwego ariho n'urwo bishop ariho ntago nigeze mukoresha ikiganiro ngo yatambutse kuri ntuzanye ntabwo nabisobanuye uko wamubonye nyuma umukurikirane koko urwego rwe n'urwa bishop je naramuvugishije nyuma ndabwanisha umuntu wo mushumba wawe wa kondi kubona bitari byiza wa mwegereye nimba hari nibyo mupfa mukabikemura utabizanye kuri social reka ngo amakuru yuriya mwana kagera inkuru uriya mwana amakuru naje kumenya yasengeraga muri Zarafati yego kukarahazi arahazi baraziranye aba na protokole ariko mu kwa protokole agenda akora mu tuntu tw'utudega ntazi yego niyo twaba tuzi wenda tuzwi ni ibivugwa ibyo ni ibivugwa ni biravugwa yego ariko umwana yitwara nabi basa nk'abamushyize ku ruhande ari cyo abanyamadini bita gutenga basa nk'abamuhagaritse mu mirimo mu kuba muhagarika aratangira guterana akazajya nyiraterana baza gutungurwa no kubona ziriya nkuru yagiye gukora ariko igicyo navugaho niyo ntawe abimbwiye uriya mwana umunyakinyoma arabeshya ahubwo ninde wamutumye kugira ute kubivuga yego umuntu wakwifata agatuma umuntu muriya mukuru uciye ubwenge kubeshyira umuntu ibyo bintu bibaho ese ntago wabonye abo baguririra ngo baze bavuga ibintu kandi bakuza ari n'abasaza cyakoze gusebanya bibaho kubera icyo uvuga ko abeshya kabo ukuntu abeshya ijambo rya mbere uriya mwana ari ku rwego rwa bishop ku buryo yajya kumutambaho kuvuga ati bishop ashatse kujyana abandi kuzimu ntabwo yari kujyana abantu bakomeye yajyanayo bagahabwa imbaraga nk'iza nk'uko yabivugaga ariko tujye tubwizanya ukuri ibaze nawe ugeze muri Zarafati ugasanga karakana niko nyine karimo karakora ibintu bikomeye cyane ntabwo wapfa gukururwa nk'uko wasanga abagabo twiboneye ku rukiko bangana biyubashye bakomeye nk'uko wamusanga imbere avuga Imana yego kuki ari we yafashe wahita uvuga ati uyu muntu aravuga Imana yanabonye ariko ibaza uruzingo nkanjye mvuze nge ati mvuze nge ni wowe bivuze ni nge wivuze kandi uragaragara turakureba ni nge wivuze ngo bishop ari okay ngenza ngira muri Zion Temple yego ntaza nkiyandagaza ngo apatre Gitwaza yaranjyanye ariko yewe yarakujyanye uza administration umwana umuntu ntaba muri administration ntaba mu buyobozi aranahagaritse amujyanye
ahubwo ikiriho ngiye mu busesenguzi si ibihamya nkuko mubizi mwanyise ngo mbashyira hanze ako siko kuri ni turi imagine tugatekereza tugasesengura nk'umuntu ureba ibintu nk'umuntu none amprise ndi umuntu uba mu madini yego mu madini kandi imbere cyane imbere kuko nta kintu wambeshya cyo muri star umuntu ashaka gukora ikintu arakugutya kuri televiziyo hano uyu muntu arapapiriye yego uriya mwana yari impamvu mvuga bitewe n'ibyakurikiweho ahubwo uriya mwana yari uruje guharura inzira zo kugira ngo ikirego yego bishop agiye kuregwa kizagira imbaraga kuko hari abaciriritse umve ubwo yaba ahuriye he yaba ari intumwa yabo twabonye se mu kirego cyo kwa bishop we warababonye nimba warabonye sho ibivugwa nako cyabangezeho ibivugwa none se yarirese kugira ngo bamufate hari uwamurese abatwumvishe yego abatwumvise umwe bamuhaye izina rya X undi bamuha ME niko babe ko mwavoka yatubwiye wareze ni ME ntago bishobora kuba kure yabyo uko mbitekereza nabanyumva mu nyumve neza namwe mwareze simbazi tuzi kuri ME rero ikigaragara cyo mu busesenguzi ndabona ko nasesengura ko nditegereza ko uyu mwana yohereje nk'intumwa iza gutegura inzira kugira ngo ikirego cya bishop kijye kugera mu rukiko social media yose yamaze kujya gucyasha mu rwego rwo kwangiza izina rya bishop mbere none niba numva ngo yafunzwe si ibyasha bibiri yajyanyanaga abantu ikuzimu cyasha cya mbere icya kabiri yari amafaranga y'abandi icya gatatu amashusho y'urukozasoni none se wakonya kumugira icyizere ubwo ni iki kintu ushobora guha umuntu kugera yemere kuza guhimba buriya buhamya ijambo rya mbere kuntu umubwira yabyemera Sam ufite abakozi yego wirukanye mukozi umwe akaba atagira umutima wo gutekereza cyangwa no kubara ibintu ibihe nkamuhamagara kuri cano yanjye ngaza gusebye nkamukubita 5 yabikora zimpamvu abonye uburyo umwirukanyemo nabi agiye agufitiye umujinya niki cyatuma atabikora none undi nimba yarahagaritswe ntushatse kuvuga ko aba yaranabikoze hari umutumye bitasabye ikiguzi kiri hejuru ntago kiri hejuru wasayita ari hejuru wanasanga ari transport yonyine wenda ubwo rero ndi kwibaza ukuntu abantu bumvishe buriya buhamya ukuntu bupanze ku murongo ndi kwibaza ukuntu umuntu yifata agapanga ibintu bitari ukuri kandi akabivuga ku macano yose biri kopi ahubwo se mwarakoze kubisiba bamwe ko iki kintu ngiye kurikizaho ngiye kumuhamagariza uri yari akwiriye gufungwa kandi nta akajyanwa ahantu mu nzerereza ese ubundi tubwizanye ukuri ubuhamya bw'ibyakubayeho byerekeje ku muntu bigize icyaha ubundi yaraje kutubwira ko amujyane kuzimu ngo aveyo YouTube tumukureyo tumugirire muwase YouTube ngo baza kuharuhukira baravuga bakaruhuka ni muri ruhura umutima ni muri rimbukira ahubwo nimba batahaze ni ruhura abantu njewe urabizi iyo mbonye inkuru imeze nk'ira mitanyivuga ariko mfite abantu babiri natinya kuvugaho uriya wafunzwe abakwamwe amaraso ya Theogene yego nariyicariye nakoraga kwihumuri byihorera ndiyicarira meranya nyi boss arambwira ngo wahamagaye uriya mutumirwe nawe muhamagara ufite telefone nawe namuhamagare ufite telefone ndagushakira nimero ye byangejeje ndavuga nti cyakoza twicara hano mbivuge ndavuga nti uyu muntu arabeshya ni ibintu birangira atabaye agatwika Imana irarora ndicecekera uriya mwana baraje nditegena hano yo nta n'umwanya mfite wo kumuvugaho ngo nkore inkuru ngarabeshya none uba wagize yerekwa Imana yabikoze ku maso kwereka abantu babeshya kandi nta nkuru isohoka ngo mure kuyikora
ya Fisto abeshyera umubyeyi ngo numurozi aramushwanyaguje ndamukora nabandi ariko reka nkubwire uriya mwana mu bwenge mu byo ndeba ku giti cyanjye ntavuze ngo wari wambwiye ntavuze ngo biravugwa ahubwo ku giti cyanjye nuwo namamaganye wese nabango ku giti cyanjye uko mbibona uriya mwana yari inzira yo kubanza cyane buriya abantu babisobanukirwa neza y'ibintu byose bigeze muri lib biva mu mwuka bikajya mu mubiri ibintu ukuri kukamenyeka akantu badukoreye katari keza ako nyene bitewe ako ngenda shimira uzi ikintu nshimira cya mbere lib ndabashimira uzi biriyo baza kuduha amazina y'abareze aya umutekano w'abareze maze buriya n'ubu ngubu nta muntu uzi umuntu wareze Prince Kid nubwo abantu bakeka ngo ni runaka uzi kuko abatanze ubuhamya nama ex ako nanone tiye tubwizanye kuri Prince Kid yo bwitaba bazi Prince Kid yo bwitaba rero yabazi burya ntureba abandi bakekwa iyo sohotse ntaga buri inshuti ye abyongorera umugore we uzi Yesu kugira ngo amenyekane kuko yazutse abagore niba bamamaje inkuru babahaye ibiguzi yagera mu rugo umugabo akamukubita amafaranga ati bada amafaranga yahura na mugenzi yambaye baze nziza ati byagenze bite ko ubuzima bwahindutse tenda nko guhire fante ndi 10 ariko ceceka nayo umugabo yazanye yavuze ko Yesu yazutse ko bava ngo tuwe ko nuko byamenyeka rero nago inkuru n'abagore afungiye ati kubwira ibintu ntuzabivuge karangira umusozi wose twebwe twishyira muri biravugwa niko bimeze ngira ngo bubone we turi kumwe ariko nanone reka wenda mu byo kwa turi kuganiramo ntituze gusoza tutaje kuvuga kuri ibi bintu Ribu yanabyamaganiye kure reka mbe na ambassadeur kuko ngiye nigeze nganirizwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu baranganirije barambwira ati rwose uzajye unanabigera mugenzi wawe ko bigize ibyaha ibi bintu biganiro dukora by'abantu baza gutanga ubuhamya tujye tugerageza nyine no ku YouTube yacu dushireho ni byiza gushaka views n'ubucuruzi ariko unanashyira mu nyurabwenge uvuga ati ibi bintu bigiye kwangiza iki muri societe ubuhamya umuntu agiye gutanga ibi bintu byikuzimu rwose tubireke kiri ku muntu yazanye fact cyangwa video ariyo aho wenda ashaka kubwira ati dore ndi kumwe na satani dore aba naba diamond twari turi kumwe cyangwa ko byicara ko abango bagenda mu bitekerezo noneho rero ibyo bintu abantu badukurikiye reka tubanze tuvuge ko cyane cyane aba YouTube bagenzi bacu aba bantu baza gutanga ubwo buhamya bibaye byiza twajya tubareka hano wangeri wanjye kuko nunabakoresha ntabwo Rib izakwihanganira reka dusoreze kuri iki kintu hari abantu bafite ubwo buryo bwo kuza gukora ubuhamya simbizi birashoboka bitewe n'imyizerere cyangwa se n'uburyo nje ntago mba mu mwuka mba ndi gukora ibiganiro ndi mu mubiri hari igihe umuntu akubwira ati nagiye odora amakanya nje najyanye nawe ibyo birashoboka hari ushaka kuba yaragiye y'ibyo nibye ariko biranagoye kubisobanura reka twibwirire uyu mwana waje gusobanura ibyuko Bishop yamujyanye ikuzimu uramugiriye inama ndetse n'abandi bameze nkawe hari n'abandi bumvaga bashiye kuza kuvuga ibindi wenda ku bandi cyangwa se n'ubundi buryo yagiye kuko na mbere ye twagiye tubona n'abandi benshi inama kuri wowe bagira dusoza same ijambo rya mbere nubwo navuga ndi umukristo yego nzi icyo bita amavuta cyari cyo abantu bajya bihakana ariko amavuta arica unyumve umuntu wahamagawe ntahari Imana itangishije inama umuntu wakoreshejwe ibintu nka biriya umuntu ufite abantu nka bariya icyo yakwaturaho Imana yacyemera seriously icyo yakwaturaho Imana yacyemera icyo navugaho rero natangira akiri kare asaba imbabazi kandi aho icyaha cyabereye abari nasabira imbabazi ahubwo nimba uyu mujene yarakoreshejwe koko nk'uko ubivuga yarakoreshejwe byasaba kuvuga bamukoresheje
nukuri niyo yaza agasaba Imana imbabazi nasaba Imana imbabazi umushumba atagira avuga ati Imana imbabarire urubanza rwo kumukurikira nasabeje bishop wenda ntasobanura bije detaye kubera gahinda wenda ni nagize no kugaruka kuri social media nabireke ariko niyegere bishop amusaba imbabazi kukerega n'ubundi hari igihe urubanza rubikururuka nawe kisanga mu mwandiko yego nasundi rega urubanza ntabwo ruraba mu mizi bari mwifunga n'ifunguro nundi nagateganya bivuge ngo isa kongera kumva ngo barafashwe cyabarareko yego nagateganya reka dusabe Imana izabarengere Imana ibarengere gusa yenda no kubandi babitekerezagaho barababeshya ngo kuri YouTube hariho hit kuri YouTube hariho inkoni hano ni imbugiti tyaye ushobora gukoresha neza ukabaho ushobora gukoresha nabi ukitema bo bareka ngushimira cyane wakoze tuzakomeza kuganira Imana ikurinde sawa